Imana. Pawulo ati turabategeka mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kuzibukira mwene data wese ugenda yica gahunda. Pawulo ati turabategeka mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kuzibukira mwene data wese ugenda yica gahunda. Imana yacu ni nyagahunda, abamarayika nabo nuko, umuntu wese utagira gahunda abamarayika baramuhunga. Imana yacu ni nyagahunda, abamarayika nabo nuko, umuntu wese utagira gahunda abamarayika baramuhunga. Pawulo ati turabategeka mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kuzibukira mwene data wese ugenda yica gahunda. Pawulo ati turabategeka mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kuzibukira mwene data wese ugenda yica gahunda. Niba ingabo z'isi zigira gahunda mu mikorere yazo, natwe ingabo za Yesu ku isi dusabwa gahunda muri byose dukora. Niba ingabo z'isi zigira gahunda mu mikorere yazo, natwe ingabo za Yesu ku isi dusabwa gahunda muri byose dukora. Pawulo ati turabategeka mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kuzibukira mwene data wese ugenda yica gahunda. Pawulo ati turabategeka mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kuzibukira mwene data wese ugenda yica gahunda. Mwene data wese ugenda yica gahunda. Mwene data wese ugenda yica gahunda. Amen.